niba ujya ugira ikibazo cy'amagaze fees cyangwa se ugira ikibazo cyo kuba wabona coin runaka kugira ngo uzikoreshe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane ngiye gukora iyi video ku bantu bajya bakenera gaze fee ugasanga umuntu ari kwirirwa ashaka umuntu umuha gaze fee muri Tony Coin, muri Solana. Ndabizi hari abantu benshi bajya bagira icyo kibazo ugasanga bari kuvuga ati wangurishije 0.5 toni, wangurishije idolari rimwe muri Solana, ubundi ni gute wowe ibyo ngibyo wabyikorera? Iyi video ngiye kuyikora kuko hari umuntu umaye 3,000 ngo muhe cyangwa se mugurire Tony Coin 0.5. ngiye gukoresha iyo tutorial ndi kugurira uwo muntu izo Tony Coin, nawe ubonereho uburyo wajya ubyikorera. Cyo kimwe no kuba wakoresha ubu buryo uri kugurisha coin zawe, urugero warazimayininze uzigeza kuri Binance cyangwa se kuri OKX, ubundi ni gute uzifata ukazivunjamo amafaranga akakugeraho kuri mobile money? Nubwo tugiye kugura ariko no kugurisha bikora kimwe, ndetse ndaza no kukwereka uburyo nabyo wabikora. Gusa reka mbanze ngo ikaza no ku muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakora amafaranga kuri internet. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, unyemerere uze gukanda kuri subscribe ndetse iyi video uze no kuyiha like. Hanyuma nago turi buze gutinda cyane, ngiye kujya hano kuri telefone yanjye mwereke uburyo tubikora. Mbere na mbere ngiyewe nari namaze gusa nk'ukora udustep dukeya, uri kubona ko hano nari ngeze, nari namaze gukora order ndetse namaze no kwishyura uyu muntu 2,200. mu 3,000 ubwo uriya muntu yanyoherereje maze kwishyura 2,300, ubwo bankase n'ijana. Byumvikane ko mfitemo profit y'amafaranga 700. Nagomba naguhenda, ariko nanjye internet yanjye n'umwanya wanjye mba ngomba kubibyaza umusaruro. Hanyuma hano wenda duhereye nimo hagati ndaza kukwereka uburyo bigenda kugira ngo ukore iyi order, kuko ngize igitekerezo cyo gukora iyi video namaze nyine gutangira gukorera uyu muntu. Ndavugana ariko ni gute nafasha n'abasubscribers banjye nabo bakajya babyikorera. Wenda ndaza kukwereka uburyo ushobora gutangira iyi order. Uri kubona ko uyu muntu maze kumwishyura 2,200, kuko iyo uri gufungura order baguha nimero uba ugomba kumwishyuraho ndetse n'amazina ye bakayakwereka. Ubizi nimero nazikoreye copy, bari kunsaba koherezaho 2,300 namaze no kuyoherezaho. Hanyuma ikintu dukora, turaza tukareba SMS yo kuri mobile money itubwira ko twishyuye 2,200 cyangwa se amafaranga wakoreye order. Niba wakoze order y'7,100 wohereza 7,100. Niba wakoze order y'amafaranga 515 n'ibice 13, ibyo nibyo wohereza. Iyo bitagenze gutyo nago nyine bishobora gukunda neza cyane. Uri kubona ko ikintu hano ndi bukore ni ugufata screenshot yemeza ko namaze kwishyura uyu muntu 2,200 bye. Hanyuma ngahita ngaruka hano kuri Binance, nkaza hano hasi ahangaha hari transfer notify seller. Ni ibintu byumvikana neza cyane. Ngomba gukora hano kuri transfer notify seller, nari nabuze kano kantu kugira ngo nkwereke aho ngiye gukora. Hanyuma nkahita nza hano ku kamenyetso ko guteranya, ubwo ni hano hejuru ku kamenyetso ko guteranya, nkaza hano kuri select image/video kugira ngo mfate ya foto cyangwa se ya screenshot maze gufata yerekana ko namwishyuye. Mita selectinga ya screenshot yerekana ko nishyuye. Okay, nyi selectingaho muri ubu buryo. Nkahita nza hano hasi mwemera ko uyu muntu namaze kumwishyura, nyine nkemeza ko biri yamaze gukora ari byo, ko iri ya screenshot nkizemo ibyo igaragaza nabikoze. Nkaza kuri transfer notify seller. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma iki gihe uyu muntu ahita abona ko namwishyuye, agahita
anyoherereza na cryptocurrency zihwanye n'amafaranga namwoherereje, nabyo baba babitweretse nyine, bari banyeretse ko ari bunyoherereze $1.50 na bingaho ukuntu. Ni ugutegereza ko iyi order ayibona ko twamaze kwishyura, hanyuma agahita adukorera. turaza kubona notification kuri Binance itubwira ko twarecevinze 1.5 USDT, tugahita dukora trade kugira ngo tubone Tony Coin. Uwo muntu aba yanyoherereje na wallet address ye kuri WhatsApp, nkahita nyikorera copy nkamwoherereza ibyiwe. Ngira ngo ni gutya bikora, ariko nkuko byumvikana hari ahantu twahereye, nshaka ko tubitangira neza cyane. Ikintu cya mbere uzakora, uzafungura Binance. Binance ni exchange buri muntu wese uba mu isi ya cryptocurrency agomba kuba afite. Hanyuma nitumara gufungura Binance, uri kubona ko hano hari P2P gusa, ushobora no kunyura hano hari MOA. Iyo ukoze kuri MOA ukazamura, n'ubundi ndakeka hano hasi ushobora kuhasanga P2P, nago wayibura nubwo wayibonye, nubwo nari ninzi kuyibona, ariko uri kubona ko ihari. Hanyuma iyo tuje hano kuri P2P, ubwo P2P ni peer to peer nyine, umereza nguhereza. Cryptocurrency ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ryakozwe ritanga ubwisanzure kuri nyiraryo. Ubu ngubu nta muntu ushobora kumenya ko noherereje uyu muntu amafaranga $2,300, nta muntu ushobora kumenya ko anyoherereje cyangwa se agiye kunyoherereza $1.50. Cryptocurrency ni amafaranga atanga ubwigenge hagati ya ba nyirayo, na guverinoma iyagenzura, na banke. Ni amafaranga nyine atagira umuntu n'umwe uyagenzura, n'amafaranga ari decentralized. Ako kantu tuzajya tukagarukaho cyane, by'umwihariko tugiye gutangira kureba kuri Pi Network amakuru ahari. Ese ni gute Pi Network izabasha kuri covering agaciro ka Pi kakazazamuka igihe mining gikomeje, igihe hari coin ziri kugenda ziba migrated ziza mu isoko. Ni gute ubundi Pi coin izakemura ikibazo cyo kuba coin yayo izazamuka? Ibyo ngibyo ni ibintu tugiye kuganiraho mu minsi mike cyane. Hanyuma uri kubona ko iyo umaze kugera hano kuri P2P, hari abantu baba bagurisha bakanagura cryptocurrency y'amacoin yose uzi umayininga. iyo abaye listed uba ushobora kuyabonamo amafaranga muri ubu buryo. Iyo ushaka kugurisha uza hano kuri sell, ariko twebwe dushaka kugura turaza hano kuri buy. Ariko iyo ari ubwa mbere ugiye gukoresha Binance utarasetinzemo payment method, hano hejuru handitsemo amafaranga y'u Rwanda, ushobora kuzabona harimo amadolari cyangwa se amayero. wowe uzakoraho nyine ushyiremo payment method. ni ibintu biba byoroshye cyane. uhitamo amafaranga y'u Rwanda, ugahitamo baba bagusaba gushyiramo inimero zawe za telefone zikubaruyeho, kuko hano baba barakoze KYC amazina yawe abarimo. ugashyiramo nimero ya telefone yawe ibaruye ku mazina yawe, uzajya wakira cyangwa se wakiriraho amafaranga kuri mobile money, cyangwa se niba ushaka kugura coin ukishyura kuri mobile money ukabona crypto cyangwa se coin hano kuri Binance. Hanyuma nyine ubwo iyo ushaka kugura uza hano kuri buy. ikintu witaho ni ukureba niba uyu muntu ari online. Iki ni igiciro aba ari kugurishirizaho. hanyuma hano hari limit, naho uba ugomba kuhitaho cyane, kuko aya niyo mafaranga make aba atajya munsi. Order ubu uyu muntu yakora ni order y'2,000. ushobora kuza hano hari buy. rero uje hano kuri buy ushyiramo umubare w'amafaranga ushaka gukoresha, cyangwa se amafaranga ushaka kugura USDT. urugero nkanjye wishyuye $2,300, hano nshyiramo $2,300, nkahita nza hano kuri place order. iyo nje kuri place order bahita bambwira ngo view payment details, ndebe uburyo uyu muntu yishyurwamo. hari abantu baba barashyizemo payment method zigera kuri 3. iya mbere ubwo ni mobile money,
iya kabiri ni bank nka Equity Bank cyangwa se BK cyangwa se na Airtel Money. Hanyuma uzano kuri view payment method bagahita bakwereka za nimero uyu muntu akoresha n'amazina mubaruyeho, ukagenda ukishyura ibihumbi 2300 nkuko wakoze order ya 2300. Icyo gihe uhita ugera kuri ya page Mosco ari hano twahereye, ugahita ugenda ugafata screenshot yerekana ko wishyuye, ugahita uzano transfer notify seller, ukajya kuri kakamenyetso ko guteranya ugashyiramo ya screenshot ukemera ko ibyo wavuze haruguru ari byo, ugakomeza ugategereza nkuko natwe dutegereje. Gusa twebwe iyi order turaza kuba tuyikansoringa, hanyuma hano batubaza impamvu dushobora kwemera gutya na gutya, tukemera ko impamvu dukansarinze iyi order nyine na bintu by'ibibazo birimo cyane. Kimwe mu bigaragaza iterambere u Rwanda n'abanyarwanda bamaze kugeraho ni imiturire ndetse n'imyubakire igezweho ijyanye n'isi turimo uyu munsi, isi ya digital, ndetse aho usanga buri wese asabwa gukora akazi kanoza neza ku buryo bwa kinyamwuga. Izo nizo mpamvu nyamukuru mu zindi nyinshi zatumye abanyarwanda n'abarutuye bashyirirwaho kampani yitwa Jadozi Mario Estate. Jadozi Mario Estate ni kampani kugezaho serivisi zirimo gupima ubutaka, fiche cadastral, kugabanya ubutaka mu ibice, kubaruza ubutaka bwa mbere, gukosora imbibi, gutera borune, ubujyanama ku mikoreshereze y'ubutaka, software training ndetse na building plan. Si ibyo gusa kuko muri Jadozi Mario Estate tubafitiye amazu meza ndetse n'ibibanza byiza bigurishwa cyane cyane mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Iyo tuguhaye ikibanza tugufasha no kubona icyangombwa cyo kuba wakubaka mu inyubako yose wifuza, ndetse tukaba twanayikubakira igihe ubikeneye. Dufite YouTube channel mu mazina yacu Jadozi Mario Estate. Dushyiraho amazu meza n'ibibanza byiza bigurishwa. Yisure none aha wihitiremo inzu cyangwa se ikibanza wifuza ku giciro kikunogeye bitewe n'ubushobozi bwawe. Ku bindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, cyangwa se ukaba wadusura aho dukorera Ikinyinya kuri gare ahahoze radio y'Abadage Deciveri. Urakaza neza kuri Jadozi Mario Estate. Ngwino tuguhe serivisi inoze kinyamwuga nkuko abakoranye natwe bose batwirahira. Naba ari wowe usigara udatuye aho wifuza ndetse mu nyubako wifuza. Okay, uri kubona ko mu kanya gato cyane mise nakira rya dolari rimwe n'ibice 55. Hanyuma tugiye kuza hano kuri asset already niho turi kuri overview. Hanyuma ikintu tugiye gukora ni ukuba twakora trade cyangwa se convert iyi 1.5 USDT tukabishyira muri Tony Coin tukabyoherereza wa muntu. Uti turabikora gute? Dushobora kuza hano kuri asset, uri kubona ko hari reka twigarukira hano kuri home button. Nituza kuri home button gusa dushobora no kunyura hano kuri trade nta kibazo. Reka trade na trade ubundi ubikora gute? Ubundi iyo umayininze coin ikajya ku isoko ni gute uyitrading, ni gute uyiconverting? N'abantu babatazi ibyo bintu gusa, ariko uri kubona ko hano dufitemo trading pair ya Tony pa USDT niyo dukeneye. Ariko wenda iyo tuza kuba dukeneye nk'iyindi pair twari kuza tugakanda hano tukandikamo ya coin dushaka kugura cyangwa se kugurisha, dushaka gutradinga, niyo tubanza kwandika. Iyo coin iri listed kuri Binance cyangwa se kuri exchange uri gukoresha, uhita ubona iyo coin /USDT nkuko turi kubona iyi trading pair ya Tony /USDT. Icyo gihe iyo ufite amacoin ushaka kubona USDT ujya kuri sell, ariko twe dushaka kugura turaba turi kuri buy. Dushaka kugura Tony
dukoresheje USDT. Ikiri hano nicyo uba ushaka kugura cyangwa se kugurisha. Ubwo iki cya mbere nicyo kibanza, ukajya kuri sell igihe ufite kino ushaka USDT, ukajya kuri buy igihe ufite kino kibanza. Igihe ufite USDT ushaka kino kibanza nibwo uza kuri buy. Twebwe rero dushaka kugura. Hano hari limit, uba ukwiye kuhakandaho iteka ryose ukahashyira market. Kuri OKX babyita niba ari smart market, smart limit, ibintu nk'ibyo, ariko wowe wita kuri limit na market. Haba hagomba kuba hari market kugira ngo uze kugura cyangwa se ugurishe uko isoko rihagaze magingo ayo, ako kanya cyangwa se mu yandi magambo magingayo. Ikintu tugiye gukora ni ukuba twaza hano tugascrollinga, tukazana tukageza mu 100%. Batubwira ko 1.5 USDT bari buduhe 0.5 Tony coin, kandi ni nazo uwo muntu yansabye birahura neza. Ndahita nza hano kuri buy, ninza kuri buy negerezeho gato birahita byanga, bambwire ko uducoin mfiteho ari duke cyangwa se utu USDT mfiteho ari duke, yankwiye kuza hano kuri convert. Ndaza hano kuri convert, hanyuma hano ikintu witegereza ureba hano bari kukubwira ngo from USDT to Tony coin, bakakubwira ko dufite 1.5 Tony coin, bari buduhe 0.5 Tony coin, kuko Tony coin imwe iri kugura amadolari 3 maginga ya. Tugiye kuza hano kuri paview. Okay, nukuza hano kuri paview. Twaza kuri paview tugategerezaho gato twitonze. Aha, tugahita tuza hano kuri confirm. Icyo gihe tuba tubonye 0.5 Tony coin. Hanyuma icyo gihe ikintu dukora turakupa tukajya kuri WhatsApp, kuko wa muntu yamaye wallet address ye hano kuri WhatsApp. Tugiye kuza dufungure WhatsApp turebe wallet address uwo muntu yamaye, hanyuma tuze hano. Gusa ndabona yarari kumbwira ngo byatinze, ariko nyine tuba tugomba kubitwara gake. Ibintu byo kuri internet ntago nyine umuntu abyihutisha uko abishaka. Tugiye kuza dukore kuri copy. Okay, bakimara kumbwira ko ibaye copied, ndahita ngaruka hano kuri Binance. Ubwo turaza hano kuri asset, nituza kuri asset turahita tuza hano kuri withdraw. Tuze kuri withdraw ya hano hasi, hanyuma duhitemo coin dushaka kubikuza ni Tony coin. Tuze hano kuri send via crypto network. Tuza hano tugahitamo send via crypto network. Hano tugapastingamo ya address. Twamara gushyiramo ya address tukaza kuri max. Okay, tugahita dukora kuri withdraw. Bahita batubwira ko na memo ari important, ariko duhita tuza hariya na memo bari budusabe. Tugahita dukora no kuri confirm. Twakora kuri confirm tugategerezaho gatoya kugira ngo badusabe verification password, cyangwa se uburyo twashyizemo tuzajya dukoresha tugiye kohereza. Nyine turahita tuza hano hasi, my pass keys are not available. Badusabe Google Authenticator code. Duhita tuza tugafungura iyi Authenticator, ikorana na Binance neza cyane. Ni ibintu musanzwe muzi. Tukareba iya Binance tukayikorera copy, tugahita tuza hano kuri paste. Icyo gihe buri kimwe kiba cyakunze neza cyane. Withdraw processing ni ugutegereza ho gato, hanyuma nizere ko buri kimwe kimeze neza cyane. Tubafitiye ibiganiro byinshi turimo kubategurira. Iyi video yihe like, ukande kuri subscribe. Tubonane mu bindi biganiro. Ndagukunda cyane. Bye bye.